Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubambwaho. Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekwaho. Birategekwa bamutambagizaho bamusebereje, kandi uwamutambagije niwe wari kumumanika. Imana nigutoranya nawe uzagutunga intoki. Abareba igihagararo bazatangara bumirwe, bati Dawidi wari umushumba, ubu ni ufite ijambo. Ako kanya bakubahe kuko Imana yakwemeye. Ingoma yawe niyogere, niyabana abantu yarogeye. Nibutse iminsi ya kera nkuramburira amaboko, ndebye imirimo yawe mbura icyo mvuga. Ndatangara ndumirwa, mpita mfata umwanzuro wo kutazakureka. Umugabo Danieli baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana. Bamuha intare ziratinya kandi zitariye rwose zinashonje, avamo babireba atabarwa bareba. Mukunzi mwiza nzi kunyumva, akirira ishimwe ngushimiye. Umwihariko wawe Yesu, wabayeho ukora ibitangaza. Upfuye urazuka ni wowe wa mbere, imva yawe irarangaye magingaya. Izabandi zarameze ibyatsi Yesu. Rero sinzi wenda we aho bungukira, ariko njye ibyo nkora nageze aho mbona aho nungukira. Kuko nageze igihe none uko ngena nkundwa indirimbo zikundwa bakantumira mu biterane, none bibaye byinshi unume nkamugani. Rero niburura amatransport n'abantu hari igihe ukora ibintu umuntu akaguhishimwa agendeye ku byo wakoze byagenze neza hamwe na hamwe. Ariko nko mu itorero ryacu ntabwo byabaga ari cyane, ahubwo twabonaga amafaranga wagiye nko muri indi nanjye irindi urumva nahitaga nsa n'ubaremerera kuko meze nkaho ntari uwabo. Simbizi nimba ubyumva. Urero uko hagiye hazaho iterambere, hatangira kuboneka abazungu baza bagategura ibitaramo mu Rwanda. Umuzungu yaza, rero iyo umuzungu yazaga niho nayakuraga. Amara kuvuga ngo sinyakeneyemo ntabwo bishoboka, ahubwo wenda kuko ubu mpugiye muri ibyo navuze by'uburwayi bw'umudamu, ubu nari nangiye gukanguka nkubwira ni kuko insengero byagabanyutse, byanga bikunda nanjye ngomba kongera ngashaka manager cyangwa ngashaka abaterankunga nkaba nakora ibitaramo, kuko nta kindi kintu mbona nakora nyuma y'umuziki cyabona amafaranga nk'ay'umuziki watanga. Kuko umuziki urimo amafaranga, ariko ndayabona make kuri izo za YouTube. Iyo umuntu arebeye indirimbo kuri YouTube yanjye harayajyaho, kandi jyewe kuko nje ndanyurwa, ntabwo ubuzi ngo ninde ugasanga amafaranga yagiyeho. Ni ibintu byiza, ariko numva ntabwo ari njye udakeneye iterambere, ahubwo ntabwo nafatanye ibintu bibiri. Ariko n'ubu twaba turi mu kiganiro umuntu akavuga ati ntiwumva, akaza akanyifashiriza. Ese Theo, wigeze gukora igitaramo muri BK Arena? Ahubwo usibye no gukoramo igitaramo nagiyemo rimwe ryonyine, ngiye mu gitaramo nabwo cy'umuntu. Wagiye waririmbyemo? Oya, nagiyeyo kwirebera gusa, nyine njya ku supporting. Abahanzi benshi babumva bakorera muri BK Arena. Oya ni heza, none ubivuga wowe urabivuga wagiyeyo byanga bikunda. Nk'umuntu dukurikiye atarajyayo gusa, akwiye kuzajyayo habaye ikintu akanireba ukuntu BK Arena ari nziza. Narahakunze, n'ahantu heza cyane. Mu bintu numva nsaba Imana, numva mpakoreye igitaramo byaba binejeje. N'inzu nziza, n'inyubako nziza. Ndakeka ufite umufana uhagije. Ndakeka uramutse ukoreye muri BK Arena ushobora kugera aho uyigeze. Wowe uri kugomba kwizera kuyuzuza. Birashoboka cyane ko hanyuma ubundi ubimenya byabaye. Nta mpamvu rero yo gucika intege. Urumva uranje urandemuranye bakatufite umufana uhagije, hanyuma uyigeze muti hari aho wayigeze. Twayujuje se nimba umufana ari none se ni uhe muhanzi mu Rwanda uririmba indirimbo z'isi
ukunda, uratubwira n'indirimbo y'ukunda, then tubwire n'umuhanzi uririmba indirimbo za gospel ukunda, utubwire n'indirimbo ye ukunda, tubwire then impamvu. buriya rero ukimara kuvuga ugashyiramo ijambo ngo ni uwuhe ukongeraho ngo mu Rwanda, ntabwo biba bikijemo kuvuga ngo ukunda nde wanga nde kandi ari abanyarwanda, mu gihe nzi n'abandi bahanzi batari abanyarwanda nabo nkunda. urumva nta muhanzi wo mu Rwanda ntakunda, ahubwo iyo bijemo ngo vuga umwe, wenda ahubwo bavuga uti niyo ndirimbo iri kugufasha wenda y'umuhanzi runaka vuba, nibura ukabishyira kuri urwo rwego, cyangwa se ukavuga ati ni wenda gira icyo uvuga nko kuri uyu, ariko bose nabakunda kuko nta muntu waririmbye ngo numve ataririmbye neza, ariko barushana kuririmba keretse habaye amarushanwa nkamenya amatora yemeje uyu nanjye ubwo niwe nemeye, ariko biririmbira bisanzwe umuntu arabyuka akaririmba indirimbo nziza ukumva ifite ikivuze, ejo undi nawe akabyuka akaririmba indirimbo yo kuramya Imana ukumva iragufasha. Jewe rero nkunda bitewe n'iri kumfasha. Ubwo uratubwira indirimbo iri kugufasha muri iyi minsi ni yande? Indirimbo iri kumfasha muri iyi minsi kubaye nakubwiye ku bahanzi bari mu ndirimbo z'isi n'abaririmba gospel. Uratubwira nyine uwo muhanzi ninde, then indirimbo iri kugufasha ni iyi? Boreka mubwize ukuri, hari n'igihe uba ukunda umuntu utagendeye ngo igufasha n'iyi, iyo arakwemeje nyine ufite n'izindi ze wumva n'izakera ukazikunda, ubwo uri umufana we nyine. Byo nikundira umuziki, ubundi nabuze ukuntu bivuga, nkunda umuziki kugera ku rwego numva inyarwanda zikarangira, nkumva intanzaniya, nkumva indirimbo z'abagande, ku buryo nshobora kukumvisha nk'indirimbo z'abagande nk'eshanu nzizi na ba nyirazo uduce wenda ntabwo ari ngombwa kwiririmba hose, kubera ko nkunda umuziki. Ugasanga numva indirimbo numva neza abazungu ntazi n'icyongereza, nkitegera amatwi nkumva umuziki uraryoshye, ariko bijemo kuvuga uti umuhanzi ubu nko muri iyi minsi abahanzi bariho bari kuririmba cyane muri gospel, reka mbariho mpera kuko niho nk'aho ariho mu rugo cyangwa iwacu cyangwa nibo duhuriyeho, abantu bari gukora indirimbo muri iyi minsi ukumva harakora neza bimeze neza, harimo Israel Mbonye ntabwo yaburamo. Uvuze ngo nkunda indirimbo ye yihe, ushobora no kukubwira ati nikundira number 1, ntanakubwira ni nkunda niyi kuko urumva ndazizi. Hanyuma aba bana rero nsigaye mvuga ngo ni abana barakuze, Vestine na Dorcas ni abaririmbyi baririmba neza, umwe ngo yabaye umudamu nako yabaye we singo, undi ngira ngo ubwo ntaraba umudamu, ariko batangiye ari abana bato mbareba baririmba neza ku buryo utega amatwi kumva araririmba nyine ibintu nawe uba mukunda. Hanyuma tugiye muri aba basanzwe ntabwo nahaburamo Bruce Melody ntabwo Munyakazi yaburamo, ariko bivuze ngo siwe nkunda wenyine, ariko nyine ari mu bantu bakunda gukora cyane bigatuma uhora umwumva indirimbo zihindurana agira vuba nyine atabatera irungu. Okay, Theo, hari video yawe iherutse gutrendinga, uvuze Bruce Melody ndabyibuka, hari video yawe iherutse gutrendinga uri gusubiramo ya ndirimbo pom pom. Yego. Byagenze bite kugira ngo wumve ko ukwiye kurikodinga kariya kantu ugashyire kuri social media zawe? Nagashyize kuri TikTok kuko nabonye ariyo ngeraho abantu benshi, inarebwa cyane. Njyewe kari akantu nagakoze, urumva ukunda umuhanzi, njye nagakoze kugira ngo mufashe kwamamaza indirimbo. Hanyuma nkireba bwa mbere nahise nkunda ako kajambo kavuga ngo niwemera pom pom, kuko ni nacyo kinyarwanda numvagamo, numva aho uriya muhungu nka Diamond aririmba simba nzi ibyari byo, mba numva ntazi ibyo n'ibyo avuga. Urumva ubwo mvugishije ukuri rero, kandi nagombaga gushyiramo ako uw'iwacu aririmbye, nimba barafatanyije ugomba kubanza gukunda iby'iwanyu abandi bagakurikira. Hanyuma njye nabikoranye umutima w'urukundo udashobora kumva, mpita nakaririmba ndanavuga ngo ntimumare umuntu mutarajya kureba iyo ndirimbo. Urumva njye ndimo nifanira nanamufasha nk'umuntu uzi ko hari abankurikira. Hanyuma rero naje kumenya ko ngo ahubwo ari ibibazo, nyuma mbona komenti ziri kuza zintuka ngo nimba ari aho ugeze rivuga se mbaye. Noneho rero nsanga nyine ngo ibyo bivuga ngo ntabwo nkanjye nabivuga, ariko numva nimba ari ibintu bizwi nshobora kutabivugira mu ruhame, wenda nabivugira yiherereye. Ubundi dukwiye kugira urukundo rwuzuye rukanasaguka ku buryo usagurira n'abandi, ni gutyo meze. Urumva nkunda umuziki. Hanyuma rero abantu abagiye babifata uko babyumva, hari n'ababigize intambara cyane,
bakora ni challenge ni gute babisubiramo nyine barabijonjora ariko njye ntabwo nzi ikintu pompom ivuga numvaga nyine wenda wazamubaza ariko njye nashakaga kumwifashiriza uyu munsi abanyarwanda benshi ntabwo bazi ikintu pompom ntacyo bazi bizwi n'urubyiruko ngira nabajije abantu benshi se ni uruhe rurimi niba pompom icyo nakunze ni wemera nkumva ngo nzikaraga mu nzira yawe nzajya imbarara nzajya vuga rero ubanza biri mu ariko wenda wadufasha ukaturirimbiraho gato oya nawe sigaho indirimbo si yanjye reka ibyo bintu umenye ngo ntabwo ari iyawe ariko nka kariya gacarenji wakoze ari nka sapoti igiye kumuha n'ubundi noneho nongere nyimuhe n'ubu rero byaba ari nk'indi sapoti igiye kumuha none zaraho ndajya ntibakansubirishemo ahubwo mbwira abantu badukurikiye namwe murimo hari n'igihe mba ngenda ndi nko mu modoka akumwe uri mu modoka nk'imodoka ikajya muri ambutiyaje igahagarara hari igihe yahagaze umumotari amagaze iruhande umugenzi atwaye arambona ahita avuga ngo hagarara ngo nkubwire akuramo kasike vuba ngo niwemera pompompo umva sabisubiyemo ahita afata akuramo na telefone ati wambabare nkagufata n'akavido ndavuga se mugira ngo nzajye kuburana indirimbo y'abandi ko muzi ko biba ari ibintu byanatwaye amafaranga ariko muri rusange nshaka kubwira abantu ko jyewe nta kibazo mfite nta kibazo byantwaye niyo nasanga bisobanura ikintu kibi cya mbere ku isi gasita nabikoze ntabizi kandi nkabikora numva ndi gufasha nyirabyo kandi ari ikintu kibi cyane wenda cyakabaye kibi nawe ntabwo icyo yakiririmba nimba ari ubuzima rusange rero bisanzwe bibaho ntabwo ibyo bintu njyewe numva ari ikosa wamubwiye ikintu bisobanuye pompom wamuga pompom twaranabibajije ariko nta muntu hano nyine kuri TV nta muntu wigeze nyine usubiza igisubizo cya nyacyo uyu rega ntabwo wamenye nyine uyu yahoze ambwira hari ikinyarwanda yari yaburiye inyito ngo bavuga ngo ni ugukomana kandi twebwe twarasanze abantu mu kinyarwanda barabyitaga ati ni inyuro urumva rero nimba pompompo nayo iri muri izo mvugo za vuba ntabwo byatuma utabyumva kuko niho isi bigeze kandi byanga bikunda ntabwo isi yagusiga ngo usigare wabyirengagiza ariko isi murajyana pompom bari bambwiye ngo nsobanure pompom ubundi nta busobanuro ifite ni nk'uko nyine waririmba ngo la 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 nta busobanuro ifite cyangwa nk'akarana navuze ngo iyi nose iyi uko nyine uko niko bisa hari agakomedi njya ndeba k'umutanzaniya akinana n'umwana nimba ngo yitwa ngo ni Mafuru muzagashaka njye naragakunze kuko numva igiswahili sindi umuswahili cyane ariko igiswahili ndacyumva mu ndimi numva kirimo n'ikigande n'ikinyarwanda indimi ntazi n'iz'abazungu none umusore akinisha akana akagakinisha ibintu ku buryo akabaza akavuga ibinyuranye ariko ari komedi noneho rimwe rero ako kana nako karamubajije ngo karifashe karavuga ngo gahita kamubaza ngo byandike ngo byandike ukumva nyine baba bikinira hari utuntu dutuma ubuzima bukomeza umuziki ni ubuzima n'iyi zavaho njyewe numva indirimbo za nta ndirimbo n'imwe yasohoye sinyirebe ngo irangire The Ben nta ndirimbo yasohora sinyirebe ngo irangire abo bose ni abahanzi mbonye Meddy yasohoye indirimbo ngomba kuyireba ngashyiraho na komenti nk'uko n'abandi bayireba ibintu byose mbonye niho isi tugejeje urumva mu kanya dushobora kuva muri iki kiganiro ndi umugosuperi wenda mukakira n'undi muntu nakaza kuvuga ibyo guhinga no korora ni ukuvuga ngo ubuzima turimo turahererekanya bitewe n'ibyo dukora numva rero nta kibazo yo ku munyarwanda ugukurikiye ugereranyije n'uyu munsi nicyo wasaba abanyarwanda wakifuza ku banyarwanda ku munyarwanda udukurikiye none ku bantu badukurikiye umuntu akavuga ngo mvuge wenda amarangamutima yanjye cyangwa ibiri ku mutima njye navuga ngendeye ku buzima ndi kunyuramo uyu munsi ntabwo ari ubuzima bunyoroye rero ku bantu badukurikiye kuko nemera Imana ikintu cya mbere navuga ni umuntu nkunda akaba asenga anzirikanye mu masengesho akavuga ati natewe mugirire neza ku mpamvu ze kuko ndwaje umuntu kandi ni umudamu ni mama w'abana kandi arwaye indwara ikomeye idakira isaba gukira ari uko bamuhinduriye urugingo rurwaye impyiko zombi noneho ibyo bintu kugeza ubu akaba adafite uwamuha impyiko kubera ko abo yari amaze kubona babiri bose byaranze
ibizami byarabatsinze. Ubu ntawe dufite, hagize umuntu wumva agize umutima w'urukundo bahuje amaraso, kuko nkange iyo duhuza mba narayimuhaye dusanga ntiduhuje. Noneho rero icyo cyabaye ikibazo kinini kuri jye. Kabiri nyine n'umuntu nyivuza, nibura tujya kwa muganga 3 mu cyumweru, dusiba rimwe tukajyayo. Ahantu ugenda ukamara amasaha 6, ni nkaho ubuzima bwanjye buba kwa muganga n'ubundi. Ibyo bintu kandi bisaba amafaranga. Ngo rero mvuze n'abantu bankunda, abantu bakeneye ko mu muryango wanjye uba umeze neza, mfite amahoro yuzuye, kuko sinavuga ngo baruzuye, navuga ngo umuntu udukurikiye ankunda akwiye kunshyigikira. Urumva niyo waba aho umujyana utishyura ntiwabura kugura imiti, niyo waba aho umujyana ari munsi y'urugo, umurwayi byasaba taransiporo, kuko ntabwo ari umuntu yagenda n'amaguru ngo yibaze 3 mu cyumweru wirirwayo, no kugira ibindi ukora biragoye. Kandi dufite umuryango ungana kuriya tugomba kubaho. Rero abantu nyine baguma kuntekerezaho mu buryo bw'amasengesho, kimwe nuko n'inkunga isanzwe nayemera bajya banayima. Ku muntu wifuza kugusura kwa muganga cyangwa se mu rugo, nihe nomero ashobora kukubona, nimba bishobora kwahitanga akaba yakubonaho, cyangwa se ashaka kuguhereza ubwo bufasha yakubona he? Wowe njyewe ntanga nimero yanjye n'ubundi bwite, kuko urumva ninjye ububoneka, ninjye ububyirukamo. Ngira nimero nkoresha mu guhamagara cyangwa se guhamagarwa, nkayikoresha kuri WhatsApp, nkayikoresha kuri mobile money, nkayikoresha ahantu hose no mu byangombwa byanjye aho basaba nimero niyo ntanga. Ni 0788 62 62 69 78. 07 82 82 62 69 78. Yego. Ku bantu rero, abanyarwanda, ku banyarwanda kenshi rimwe na rimwe tuzwi urukundo ni ikizo, bakuvugisha bakaba banagusura muri ibi birimo, ndetse n'ubufasha bw'amasengesho bakagira n'icyo bagufasha. Numva hari ikintu byadufasha muri iyi si no kuba tubanye. ni umuntu umwe nigeze kumva ngo wakoze ngo ibintu byinshi. Nigeze kumva umudamu umwe arazwi hano mu Rwanda avuga ngo wakoze ibintu byinshi, ngo wararirimbye, abapasiteri urafashwe ibiki n'ibiki. Yego ndamuzi nanjye uwo mudamu. Yego uwo mudamu nawe yararima ntabariza, avuga ati yari yabonye nyine hari kugenda nigeze gukora video byankomeranye, ndavuga ni hari abagabo ntihapfa abandi. Ni umugani nasanze abantu bakuru bawuvuca. Nibyo ngibyo, nubwo buryo nyine nibwo buzima tubayemo, kandi urumva ntabwo biba byoroshye. Ahubwo n'ubu kuba mvuga nuko abantu bagumye badushyigikira, kuko byari ibintu binaremereye cyane. N'ubu ikindi ntavano navuze, nyuma y'uko mvuga ngo nkeneye ubufasha, hari n'ubwo nabonye, kuko nk'ubwo mu minsi yashize twamuvuzaga 100%, bikansaba nibura ko mu kwezi ngomba kuba mfite 2 miliyoni hariya ziri kashi zo kwishyurira umuntu umwe. Noneho turi umuryango w'abantu 9, n'abandi bagomba gukenera ubuzima. Hanyuma ngira amahirwe, bwa buvuzi bwo mu Rwanda bwa mituweli cyangwa se ubwishingizi, ubu bamushyize kuri mituweli ku buryo tutakishyura 100%, hariyo mituweli twishyurira. Ubwo rero urumva, ariko ntibiba birangiye, nyine ibintu bitararangira nyine biguma bihari. Ariko ndashimira leta y'u Rwanda na Minisante kuba barakoze iki kintu cyo gufasha abantu, nanakangurira abantu badukurikiye gutunga mituweli, kuko njyewe ikintu yamariye muri ibi bihe ni kinini. Nibwo namenye ko ifite akamaro cyane kuruta uko nagiyifataga, kuko njye kuva mbayeho ngira ngo sindanarwara ngo njye kwa muganga. Ntabyo nzi ndwaye nagiye kwa muganga, ariko nari narishyizemo kuyitanga kugira ngo mfashe abandi batarwara. Njye n'umuryango niyo twakoreshaga, ariko kuko madamu yarwaye bitaremera, byaramvuna inyengera no ku rwego ndira amarira aragwa. Ariko aho badushyiriyemo byahise binyorohera, ni ngo bangabanyirije ibiro, ariko ikibazo cyo nticyarangiye. Ubwo rero uwashaka kudufasha yadufasha, uwashaka kudusura, n'ubu abantu baradusura, dukona ukabona abantu baraje mu rugo, tuje kureba umurwayi, turagukunda uritewe. N'ukuri pe, ntabwo mfite n'ukuntu nashimira abantu, Imana ibahe umugisha. Ubundi dusubiye inyuma gato, ubundi Theo yavukiye yize amashuri angahe? Dusubiye inyuma cyane ra, yijemo kuvuka.
jewe navukiye mu ntara y'Iburasirazuba icyo gihe byitwaga Perefegitura Kibungo hanyuma kubera ko Iburasirazuba bwose ntabwo bwari Kibungo ahubwo jye nabaga aho hitwa Kibungo mba mu cyitwaga komine Kabarondo hanyuma ubu byabaye akarere ka Kayonza intara y'Iburasirazuba aho rero Kabarondo nyine n'ubu niho nkiri ni mu murenge wa Kabarondo mu kagari kitwa Kinzovu hanyuma amashuri nize amashuri abanza nayo atuzuye ubwo rero urumva nta mashuri mfite niba udafite ka diplome kuvuga utwenda nabana narangije segonderi wenda mbura ya kaminuza kandi nayo nayize mbere ya jenoside naya kera nanayiga nabi urumva no kutayarangiza ubuzima bugoye kera cyane ubu rero navuga ngo naho ngaho hanyuma urambwiye ngo ryari nyiga cyangwa mvuka ngenda umuntu wo muri 80 yego ntabwo mu muziki ho umaze imyaka ingahe uyu mwaka nzuzuza imyaka 20 mu muziki natangiye 2006 mu kwa 9 ku itariki 15 bibiri rero 2026 ku itariki 15 ubwo ngejejeyo Imana itugejejeyo nzaba nyujuje 20 sinagushobora gutegura concert icyo gihe none se nyine kandi uziko isaba uburyo nabo ufite none nzakora anniversaire yo mu rugo nzakoresha jeje wenda nshyireho gitari cyangwa mikoro ndebe ikintu nyine gihuriyeho n'umuziki numire n'abantu bakeya nimbona concert nani mvuge ati reka shimira Imana imyaka 20 irarangiye wenda fantasy nayibura hari n'igihe ahubwo nimba ari umuntu dukurikiye wenda abona concert tutayishobora azanegura anniversaire ifatika tariki 9 oya tariki 15 z'ukwa 9 15 z'ukwa 9 2006 nibwo natangiye 2026 izaba ibaye 20 nibera kuri mikoro mvugira mu nsengero mvuga Imana neza mpimbaza Imana ubundi tewe no mwizera wo muri ihe tore njyewe ndi umukristo ahubwo mu itorero rya ADPR nabivuze kare ese Theo ubona mu myaka wenda reka tuvuge ni 20 umaze mu muziki yego ukurikije igihe umaze mu muziki ubona umuziki wo mu Rwanda uhagaze gute ubu ngubu umuziki wo mu Rwanda uhagaze neza ndetse aho kandi urakura nyine njyewe urumva nimba mba mu muziki niyo mpamvu nabwiye ngo nshobora kumva Bruce Melody nkumva n'abandi navuze amazina nziranye n'abahanzi benshi n'inshuti zanjye none bibazo ko nyine nziranye n'abahanzi n'abakina filimi n'abakina iki ngiye nkunda ibintu by'iwacu nanjye ariko nkurikije uko umuziki waje bimeze ntabwo umunsi ariko bimeze nimba bishoboka twere tuvuge ko abahanzi baremereye bahari dufite bifatika nimba bishoboka ko nka Bruce Melody yaba yarakoze indirimbo akayikorana na Shaggy w'umunyamerika gusa nta kintu umuziki wo mu Rwanda uvuze nimba uyu munsi yajya agakora indirimbo na Diamond harimo n'urya mu Nigeria urya we ntawe nzi jewe nzi Diamond wenyine urya ntago nabibyitayo njye nishakiraga uwo muziki ufite icyo uvuze nimba The Ben ava hano akajyana agategura igitaramo Kampala muri Serena Hotel n'ahantu nzina n'abantu agakubita kuzuza umuziki wacu ufite icyo uvuze nimba bashobora guhamagara umuntu akava i Buganda akaza nawe bakamutumira hari ukuntu biri kugenda biba byiza ahubwo abantu abahungu bafite amafaranga bashyiremo menshi umuziki ujye ku rwego runini unadutunge nyine rega buriya umuntu ashobora kuba ari hano agatunga amafaranga akuye mu muziki bikazanyerera nawe akakugeraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibyo nkunda iterambere ry'abandi kuko mba nzi ko ejo nanjye nakunguka no kuba tumaze kugera bikare nari inzu y'imyidagaduro yose si umuziki nabyo mbibara mu muziki none rero urumva ntacyo ugezeho ni kinini cyane cyane Theo mu ndirimbo ufite yego tumaze akanya tutaririmba reba imwe yihetse mbwira nyine turirimbire baturimbiriye turirimbire ndazibukara nayihitiyemo se najyaga nzumva ndi umwana nzizi ariko mana yanjye uzibagirwa gute kandi ubwo warakuze ugomba kongera ukaziyibutsa zirara ari nyinshi ahubwo ibaze ko ubu hano mumaze umunota mwabuze indirimbo mfite indirimbo zigera kuri 300 mwabuze nimwe mwibuka mureke niririmbira iyo nshaka rero
ntayo uribuka ariko bavuga barabukubita agatoki ku iyo ngiyo yitwa bazaruhira ubusa niba ushaka ko ndirimbaho yego noneho ndamenya mera ko ntayiririmba yose upfa kugera ukuntu itangira ivuga ngo umva umunyenga wo guterura umwana no kumukikira nawe umva umunyenga wo gushyira ingobyi mu mugongo ugaheka imana ni nziza iragutetuye imana ni nziza iragutetuye ibibazo birashira bikanibagirana uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana atuwari ingumba niwe ubyaye arahetse ako ni agace gatangira kuko rero ushaka ngo abakubita agatoki kandi habamo ijambo rivuga ngo simfite ubwoba bw'ibimbaho simfite ubwoba bw'abanyirukankana urumva ni indirimbo birangira harimo rofu rivuga ngo bazaruhira ubusa bizagusiga uhagaze abakuvuze bazaruhira ubusa bizagusiga uhagaze abakuroze urumva iyo uvuze ngo turirimbe ushaka ukuntu ugenda ukubitaho nako kavuga ngo abakubita agatoki ku kandi ngo bazakwica abakuvuma umunsi ukira ngo bizagufata abakuvuga bakanabeshya ngo baragusebya bose bazaruhira ubusa bizagusiga uhagaze niyo ngiyo niyo yitwa abakubita agatoki bayibukaga gukubita agatoki. mu muziki wawe wumva ushobora kuwukomeza kugeza ryari? njyewe nta gahunda yo kureka umuziki ahubwo ngize umugisha nashyiramo imbaraga nk'abantu kuko imyaka mfite ntabwo umuziki ugira manda si umupira w'amaguru nta myaka yo kuririmba izwi aho bagarukira n'ubu mbaye ntararimbye ngatangira bigakunda nanjye wa mugani nabakoma n'ubundi nanjye kumenya zamvuga nanjye nabakoma nanone bushyashya ariko muri rusange numva naririmba noneho muri njye numva nshaka ko n'indirimbo zanjye za kera ubu ntiwapfa kubona videwo yayo ngo uyikine hano kuko habayeho impinduka mu muziki no mu buryo bw'amashusho rero mbonye n'amafaranga nafata n'indirimbo yakunzwe nkagenda nkongera nkayikora shooting tukayongera tukayireba bushyashya kuko abantu barazikunze nta ndirimbo ngewe zanjye zakunzwe zigaragara ku mateleviziyo nyinshi ni nke cyane ubwo rero urumva mfite uburyo nabikora kandi numva imana izanabumpa nkabikora no guhimba ishyashya kandi sinabireka yego ese Theo mu gihe wakoraga mu gihe uri gukora umuziki cyangwa no mu gihe umaze ukora umuziki ni nk'uhe muhanzi wafataga nk'icyitegererezo kuri wowe? rero ntangira umuziki ubundi buvuga urasanga utamuzi nicyo kiri abanyarwanda ariko harimo abo uri bubuze ariko uwo nari narafatiyeho ni umugabo yitwa Mugabo n'ubundi bakamwita irindi yitwa Venuste cyangwa Papa Rufa ntabwo akiririmba cyane yabaye umupasiteri nawe aba muri ADPR ariko yari yararimbye indirimbo yavugaga ngo twigiye ku birenge by'abatubanjirije rero aza mu biterane ndamukunda hanyuma bituma nkunda no kuririmba ariko njye nari nsanzwe ndirimba uyu nahoze muganiriza mu kanya ambaza ngo niyumvishemo impano ryari mubwira ukuntu ari kera cyane nkiga primaire ubwo rero urumva gushaka kubikora muri ubwo buryo n'uwo nguwo nari niyumvagamo ariko hari n'izindi ndirimbo zaje nyuma nyine naramaze kubyiyumvamo nibwo bari shari badutse tukaba Alexis Dusabe baranabantu babo ubwo mvuze rishari mbavuze rishari nikagenda hayo kugira ngo abantu bataba hari undi risharazi akagira ngo niwe Alexis Dusabe n'abantu n'umuhanzi nubaha nasanze mu muziki kandi aririmba neza harabitwaga ba Rudahezwa iyo ukunda ibintu nyine ubugendo wumva hano na hano ariko ukagira uvuga utereka nkurikira uwo witwa Mugabo rero namukundaga ko yaririmbaga ibyihuta cyane bidunda kandi nanjye yumvishe ko umudundo narawukundaga
ngayo nguko wari umaze kuvuga ngo nakubajije ngo ryari yiyumvishemo impano wari uri kumbwira ngo nibwo watangiye kujya mu isoko kuririmba. Oya ntabwo najyaga mu isoko aho ni kera nko muri za 92 ahubwo jye nategeraga abantu ku muhanda mfite ugunira bajije uduti tw'imbaho nushyiraho umutwe nkoresheje kubaza ntuha amaguru n'amaboko nukora ku buryo tubaho kamwe gahobeye kandi nkajya nicara ahantu nkaturirimbyisha bakampa amafaranga bimwe abana bakora nk'abakina ariko yari impano yuzuye kugera ubwo umuntu icyo gihe yabaga yaguha igiceri cy'icumi cy'icyo gihe akaguha amafaranga y'5 yari amafaranga menshi cyane byari bikomeye. Ni amafaranga angahe wibuka igihe wakoraga ibyo bintu byo gutega abantu ukaririmba baguhaye? Yego mana, kandi ntabwo ubwo nari igihe nakoraga ku munsi nkabona nk'amafaranga 100 kari akazi 100 ariko 100 yari menshi ataba menshi zose nahitaga nyamama akajya guhaha agahita ajya mu isoko kandi akaza yikoreye ibintu byinshi. 100 ryari ryinshi, n'ubu ngubu wamenya ko ari ryinshi ubaye ntaryo ufite. Uri hano nta n'ijana ufite, iyo umuntu avuze uko kubwira ati nta n'ijana uvuga ngo ni ryinshi. Tewe n'iryari wigeze hari igihe waba warigeze kumva ucitse intege ku buryo wari kumva uziki? Njyewe oya ntabwo nigeze numva ncitse intege kuko ibintu nahuye nabyo naramaze kuba umunyamuziki ntabwo byari biremereye ku buryo byamvuna nk'ibyo nahuye nabyo ntaraba umunyamuziki. Rero nashoboraga kwihangana tu, kandi kubera ko nari nzi ko ibyo nahuye nabyo byakanciye intege byari bifitanye isano n'umuziki. None se abantu bigeze ubura nabo babacantege kuri wowe? Abanci intege ubwo batangiye ntararirimba. Nabwira nk'umuntu ni njyewe ndumva nshaka kuzajya muri studio agaseka kanatembaga arakihirika ati nawe wese ati none urasaze. Hari nabo twashyiraga agatuha agatoki tugapinja ati wowe ntiwaririmba, ati wowe agahita yiruka akavuga ati si ubusaze ute, abona bitavamo abo barabacantege. Noneho amaze no kuririmba album ya mbere hari n'igihe nahimbaga indirimbo nkajya nko kukumvisha akahita ngo ibyo bintu reka ntabwo ibyo bintu wabiririmba ngo si ibyo bintu nk'ibigeragezo. Hari umuntu nabwiye ngo nyiririmba arambuza, ariko njyewe nyine nafashe umwanzuro nanjye ndaga agiye kumva yumva narayiririmbye hanyuma ihita inakundwa inagira umumaro mu muziki wanjye n'uyu munsi. Iracyari ku ndirimbo zifite icyo zivuze kuri Theo. Iri no mu ndirimbo zatumye ngenda mpura n'abantu bakomeye mu buzima. Nese Theo, niki kintu kiguvuze ko nta kintu wenda cyaguca intege nyine mu gukomeza umuziki wawe? Nta nikigeze kiguca intege? Oya kugera ubwo mvuga ngo nawureka ntacyo. Ni iki kiguha imbaraga zo kumva ko umuziki wawe udashobora kuwuhagarika kandi ugomba kuwukomeza nubwo uri mu bihe bitoroshye, ariko ukavuga ngiye umuziki wanjye nubwo ndi guca muri ibi bintu ngomba kuwukomeza? Hari ibintu rero wavuga bigagusaba wenda gusesenguramo byinshi, ariko ibyo byo ntibisaba byinshi. Kuba mbayeho njye n'umuryango ubuzima tubayemo ari umuziki gusa, icyo kintu nyine kikubeshejeho imyaka ingana gutya igiye kujya muri 20 ari cyo ukora cyonyine, urumva wacyubahuka gute ukumva wagira ubwoba? Ni ikintu kiremereye. Umuziki ndacyawukora, ndacyatumirwa, urumva ndacyaporodinga indirimbo abantu bakayireba bakakubwira ko bagukunda, ntumirwa mu bitaramo. N'ibitaro reka mvuga ibitaramo gusa nanagiteguye. Ni muziki wagira icyo umarira, nuko gutegura ari cyo kigoye. Je rero ntabwo wakirwa mbaza ngo nkuraho imbaraga, kandi imbaraga nyine nzibonamo, kandi nge nsanzwe ngira kwizera nkagira no kwihangana. Yego ntabwo napfa kuva ku kintu nk'iki. None ubundi nakora iki? Diplome mfite ngo nzahindura akazi, simfite ibindi bintu nakora. Numva nyine narawihebeye. Nawe uririmba gupaka ari warawihebeye. Imasa cyenda n'iminota 50 muri studio Zambo TV. Dushimira abantu bose turi kubana muri iki kiganiro, dushimira umunyarwanda wese uri kugira uruhare ngo iki kiganiro kigende neza. Theo, dusa nkaho tugana ku musozo, hari ubundi butumwa waba ufite bwo guhereza abanyarwanda? Ntabwo niba buri kintu ubwira umuntu ukamubwira icyambere. Ni nababwiye iby'uburwayi bwa madamu, tubahana nimero, kandi ibyo si n'ubwa mbere nari mbikozeho. Noneho kubenda nimbare ujeho nona katumwibutse ko mfite na YouTube channel yitwa Theo Bose Babireba official.
mfiteho n'indirimbo nshya imaze nk'iminsi nk'itanu ntabwo iramara icyumweru yitwa ngo n'ubundi barabizi kandi n'indirimbo nziza gusa ni audio mbakangurira no kujya kuyiho nyine bagakora subscribe kuko ubu ntitugicuruza CD ntitugicuruza cassette ni kuri YouTube kandi mbabwire ngo uyu ubikoze cyangwa ukareba indirimbo hari icyo ubumariye nayo ni inkunga kuri mega zawe kuri wifi yawe kureba iyo ndirimbo ikarangira ni inkunga hanyuma bibaye rero hari n'undi utabyumvishe twatanze nimero ko uwakenera kumfasha uwakenera kundangira umuntu wampera mudamu impyiko wakumva yakitanga bya byose byava kuri aderesi. dusa nkaho tugana ku musozo turagira ngo mu ndirimbo ufite utibagiyemo bose babireba urajya utoramo akantu kakunzwe cyane yego udukoreye mix y'indirimbo 5 yego kuri Toyota tunasoza ko numva ari nyinshi mix y'indirimbo 5 urajya utoramo akantu kakunzwe ututeranya ntabwo hagarara ku buryo umuntu ashaka kumva akajyana indirimbo imwe yego mix y'indirimbo 5 twagiye ibyo ntabwo ibyo bigo byagora umuntu utari umuririmbyi ndahita mera kuyivuga ngo Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubambwaho Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekwaho birategekwa bamutambagizaho bamusebereje kandi uwamutambagije niwe wari kumumanika Imana nigutoranya nawe uzagutunga intoki abareba igihagararo bazatangara bumirwe bati Dawidi wari umushumba ubu ni ufite ijambo ako kanya bakubahe kuko Imana yakwemeye ingoma yawe niyogere ni abana b'abantu yarogeye nibutse iminsi ya kera nkuramburira amaboko ndebye imirimo yawe mbura icyo mvuga ndatangara ndumirwa mpita mfata umwanzuro wo kutazakureka umugabo Daniel baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana bamuha intare ziratinya kandi zitariye rwose zinashonje avamo babireba atabarwa bareba mukunzi mwiza nzi kunyumva akirira ishimwe ngushimiye umwihariko wawe Yesu wabayeho ukora ibitangaza upfuye urazuka ni wowe wa mbere imva yawe irarangaye magingaya iz'abandi zarameze ibyatsi Yesu we zarangiye n'ubwa mbere nkoze alubumu yose mu munota namwe mwakoze cyane kuntumira mukamuha umwanya ungana ku Imana ibamugisha ni n'ubwa mbere nje mu nyubako nshya mukoreramo nigeze kuza ariko haciye igihe kinini sinamwe mwari mu mujyi uyu nabimubwiye reka dushimire abanyarwanda bose twabaye muri iki kiganiro amasaha yajyanye bibaye saa 9:59 ni ikiganiro kigomba gusoza saa 10 reka dushimire rero buri muntu wese twabaye muri iki kiganiro dushimire wese wagira uruhare ngo iki kiganiro kigende neza tubabwira ko kiba kuwa mbere no kuwa gatanu guhera saa 8 kugera saa 10 z'umugoroba twabanye na Theo nk'umutumira turagushimiye cyane nanjye nabashimiye Imana ibahe umugisha nanjye ndashimira abantu bose bakurikiye ikiganiro cyacu ni Just Rio kiba kuwa mbere kuwa gatanu kuva saa 8 kugera saa 10 z'umugoroba twari turi kumwe n'umutumirwa wacu Theo wakoze cyane Imana iguhe umugisha kandi Theo muribuka ko yasabye ubufasha umudamu we amaze igihe kinini arwaye impyiko sinzi niba wakongera ukabibutsa nimero hari umuntu ushobora kuba ufunguye televiziyo ya nonaha ariko ngira ngo niba usanga ukurikirana Theo ayo makuru afite Theo afite ikibazo cy'umudamu we urwaye ari gushaka impyiko niba hari ubufasha bw'amafaranga ndetse n'amasengesho wamuha yatubwira nimero ye
batangaho ubufasha cyangwa banakubonaho. Yego, iyo bambonaho ibi byose bikubiyemo. Nimero yanjye twe twayivuze ariko nk'uko mubizi umuntu yabaje nona ni 0782 62 69 78. Amazina yanjye ni Uwiringiyimana Theogene. Mwakoze cyane abantu bakurikiye ikiganiro cyacu. Mukomeze mukurikirane imiziki ya Theo, aracyakomeje aracyakomeje. Gahunda yacu nakagaruka. Nari Jennifer, ntabwo nari jyenyine muri studio, ndi kumwe na mugenzi wanjye Jay. Imana ibamugisha. Peace out.